gutekereza se yavuga ko bidahura ndumva mfite amatsiko yo kumva icyo bagiye kuvuga wenda nyuma umuntu akuriye ntabiba birenze cyane umuntu yakubona akuvuga ati ni mu kazi bisanzwe nkako ndimo nanjye nsanze nda nko muri office muze musanzwe mba numva witonda nditonda ubundi umeze udakurikije ibyanyu nabona gukayo titonda nditonda Gustave Singuriya oya usanzwe nditonda nawe ndatuje uratuje umenye kuganira yes burya iyo wakoze kuri radio biranafasha kimwe mu bintu byanamfashije uwo mpuye nawe wari we wese kwa kundi ndavuga ati uyu muntu aratinyitse uyu muntu ari compliqué umuntu iki yego kubera kumenyera gufata abantu kuko umuntu aguhamagara yego atandukanye n'undi ubu urobirije yubakiriye yo kwisanisha na buri wese uguhamagaye ibyo no mu buzima busanzwe biragufasha no kuvuga ngo ndi umuntu byorohera gusabana n'abantu wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara najya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane yitwa Clarisse cyane muzi kuri Flash muzi no kuri Radio 1 na City Radio by'umko na Radio 1 ndumva no hantu nagukurikiye cyane niho nakoze urebye igihe kinini cyane kuri radio yego kariya makuru ni meza ndakubonye cera harya bwarunzi igihe nari nkoze cyane nkumva cyane rwose biba bitunguye umuntu cyane ndanga abantu bakora kuri radio kenshi abantu niyo mwahura nawe ashaka kumva ariko mutarahura nyine mu buzima busanzwe wavuga hari igihe uvuga wenda umuntu akakubaza ko numva uvuga nk'akana akabimeze yatora ntago ari ngiye wenda no tuvuga kimwe ariko umuntu akubwiye ati bishimiye kubona tuvuga nayo nishimiye kubona pe urumva ni nyuma y'igihe kinini nakumvise nkeka ko wenda natangiye inyuma he gato cyane nanjye si vuba I think Karari mbwira sasa rero wagiye mu itangazamakuru gute kugeza aho ubaye umukobwa ukunzwe cyane mu buryo budasanzwe mboko natangiye itangazamakuru biratangaje sinzi niba ndi bukubwire ukuntu byatangiye ubwa mbere umunsi wa mbere mwarimu wanyigishaga ko yababara yatangiye hari isomo twe dufite ku ishuri cyo gena narigeze muri secondaire nibwo nyitangira ka university n'ahangaha bisanzwe ndumva natangiye university hashize nk'ukwezi bamanitse amanota ubwo rero urumva mu minsi ya mbere bibikira akavuyo bamwe baza bakiyandikisha abarimu nabo ubona batarafatisha neza umurongo nkaba nifite umucuti wanjye twe duhuriye ku ishuri urumva twe tumaze nk'icyumweru kwezi kwari kurimo twe tumaze icyumweru dutangiye muri university kuko twe tumaze ukwezi muri rusange bamanitse nk'amanota n'iki byose no umucuti wanjye akaba ari n'umwanglofone yarazi ikinyarwanda gike cyane tuza twicanye muri bus arambwira ati nge ndaza ku ishuri nkinzeho gatoya nsugiye hehe ngiye mu mujyi ko imprimisha impapuro ashaka kuyibusaba akazi reka ngo herekeze n'ubundi ntiturafatisha cyo ryari isomo none narize mvuga ngo ntawe twe twaryinjiramo cyane kuko n'ibyambe nari mbizi ndamuherekeza ari imprimisha ndebye mbona nta kintu gishyashya kirimo nyine nukuvuga icyo wifuza ndamuga ko wakwandika nanjye ampereza biki yene nandikishije biki noneho mu by'ukuri ntabwo nibuka ikintu nasabye niba byarukuba umunyamakuru niba byarukuba ariko njye icyo nari mfite mu mutwe ni nk'uplanto ko navugaga ndacyari mutoya sindajya muri miliye y'akazi ngo numve ngo ni ibiki se ayo nahembwa nayakoresha iki mbese nari akantu k'ishuri kari kakindimo noneho tudepoje ko we afite experience ari kinyamakuru cyandika mu cyongereza ntabwo nibuka neza icyo ari cyo we yajyaga akoramo amastage urumva ni ibintu yaramenyereye tujyana hariya kuri Saint Denis turadepose
njye ndibuka nashyizemo ikarita y'ishuri kuko yego njye nashyizemo ikarita y'ishuri kubera yuko nari ngeze igihe cyo gufata indangamuntu ariko ntarayifata baraselekisiona nka nyuma y'ibyumweru nka 3 ngiye kuvura mpamagaye nashyizeho icyo gihe mfite telefone yego umusirimu wari umusirimu ukigeze telefone yego oya nibwo nkirangiza yego noneho bahamagaye nagiye ku isoko yego yitabwa na mukuru wanjye ni narabihishe mu rugo kwa deposit gusa urumva babwira mubyeyi ngo atangiye gushaka akazi ugitangira universite kandi yarashize iminsi ntago ari nk'ubu wenda ushaka kubifatanya mukuru wanjye ntashya araseka koko ati wagiye gusaba akazi utatubwiye yese byagenze bite ati waguhamagaye sinibuka umunsi bavuze ko wagomba gucamo na weekend yego uzajye kuri centre hara mu mujyi nyine baragushaka saa 3 za mu gitondo yego ndagenda icyo gihe nsanga turi abantu benshi ndumva abakozi ba leta bari bamaze iminsi babahagaritse babasezere cyangwa kuhagarika sinzi gutyo urumva nabo gushaka barimo gushakisha utuzi hirya no hino njye nafite nimero 50 urumva banza na nyuma hari undi mubare wari uhari ariko njye ndibuka ko nafite nimero 50 turicara turategereza bahamagara umwe n'iki ariko igitangaje wa mucuti wanjye ntabwo ugeze amuhamagara bwa mbere niyo twadepozageje oya ndinjira batubaza ibibazo ndumva ni kuri flash abayobozi baho nyine banza mubazi harimo n'umugabo w'umutekinisiye bari uturutse hanze bari bazanye yego sinzi niba umutekinisiye warade ko bamutaga umutekinisiye ubwo bambaza ibibazo n'iki batese bigeze winjira muri studio hano wapi urashaka akazi simbiza akariko kose batese ko basabye ko kuri radio niye ntabwo ari wiyandikije se urumva na koporo ibyo mugenzi wanjye yari yanditse sinzi ngo yari kandi yabye mu cyongereza ntabwo ugeze byitaho cyane sibyo yego batari ko basabye aka radio ntoke ubwo nako nta kibazo urumva ndababwiza ukuri ejo ntazajya kuri televiziyo nka seba nako kuri radio nka seba yego okay mbona akadosiye baragafashe bashyize agapapuro k'umuhondo sinzi ibyo banditseho ndasohotse ariko ndavuga na aferi irarangiye nsubire mu ishuri neza ndani ndabona ntari tayari yego hashize indi minsi numva none barampamagaye batigaruka se ndagaruka ko nsanga twagabanutse hari hasigaye hano bageze mu 10 yego ari kizamo kigiye babakoresheje se byari voice bwa mbere nk'ubwo bwa mbere sinzi icyo bakurikije icyo gihe ariko none babidukoresheje ahubwo nyuma nk'ubwira ubwo bwa kabiri twadusubiye ubwa mbere byari kibabakoreshaga kugira bongeye kutwumva sinzi ni kumva uburyo ijwi rye risohoka ntabwo nanjye ubwo sinzi icyo ako gira ngo barimo kubaza wenda uyu muntu ninde urashaka iki uragenzwa n'iki wenda bo barabizi kuko tuyumva n'ijwi ryawe ukuntu isohoka kuko nyuma twagiye gukora amateste y'ama voice wenda ahubwo aho niho ntekereza ko icyo gihe ntaho nzi icyo bakurikije yego noneho rero ubwo tugarutse dusanga twari nk'icumi bati mujye muri studio iyi ngiyo kwiyentrenamo apana kuri studio oneya apana oneya turagenda bati buri wese yakore story icyo wumva wigeze kumva kuri radio cyangwa umwandike aga script ubundi muvuge icyo bashakaga byari voice yego turayikoze turatashye ngiye kumva amajyana bampamagaye bati wongera ugaruka hashize nk'ibyumweru 2 ndagaruka mbo icyo gihe twari batatu harimo umugabo umwe cyangwa se hanze yego none bati rero ubwo ngubwo mugiye gutangira tubamenyereza yari itaratangira neza byari kwa kundi makurokirita abakozi kugira ngo babatraininge none bazafatisha neza kwa kundi amaradi yatangiramo imiziki barimo kugenda bapanga neza programme ako arangije ufatisha umurongo ari nako rero bagenda bigisha abakozi wenda ba selection nyine yego bati mugende mujye muri studio ngira umugabo twari turi kumwe bisimana ko ntabimenyereye ambwa ati wa kazi karase wowe ufite ikibazo cy'akazi ngwino tugende ndajya ngufasha iki byose yego ndabyuka twageze kuri radio hari telefone icyo gihe twakiraga abantu baba DJ icyo gihe twitaga mu DJ ushinzwe operating ibyuma n'ibiki byose The American Story. Mbere yuko ndengaha ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Ubwo turagiye ndibuka dutangira kuvuga bati turishimye twumvishijwe ry'umukobwa. Urumva abantu byakira neza ukayumva umuntu aguhamagaye ngo ndi hehe turage ati turishimye niyo twongeye twumvisha abantu urumva byara amaradiyo privé agitangira kandi twatangiye nyine musa nk'ushyushya abantu kugira ngo nyine bakangurire baze nyine yego okay ubwo nibwo twatangiye kujya dukora
training menshi, hari ayo ku kazi, hariyo media council yadukoresheje. Bivuze ngo uri mu bantu batangiranye na Flash cyane igitangira ko twagiye kwironshinga hari muri Centenary muri rusange, kandi twe tumaze iminsi turi kuri radio. Iki gihe mbwira rero wiyumviraga Radio Rwanda wenda n'izindi radio zo hanze, ariko ugize gutyo ugiye gutangira radio navuga ngo cyashya, ijwi ry'umukobwa rigiye kuri Oneya wa mugani itangiye kumvikana ku munsi wa mbere rya Oneya, byemeze gute icyo gihe? Yes, nibyo nakubwiraga ngo ubwoba bwari bwanyishe. Yego, umutima waradundaga ku buryo hari igihe DJ yavuga ngo indirimbo irarangiye akagukorera agasinye gutya. Yego, ati vuga. ndavuga ikirori. Gusa ariko uwo mugabo yaramfashije kuko yambwiye tuwe tuza ndajya ngufasha nanjye uko ndi buvuge, nawe ntabwo yabimenyereye, yavuye mu gitangazamakuru cyandika. Yego, ati ndajya ngufasha aho umuraza kubimenya, bigenda biza gahoro gako still ka kantu k'ubwoba kakamfata. Yego, akantu k'ubwoba kashize ubwo nari ntangiye najya kwikoreshereza ibyuma. Yego, hatakira umu DJ no ntangiye kumva yuko okay ni njyewe na micro n'ibi byuma n'abantu banteza amatwi. Iki abaguteza amatwi rero byanze bikunze bari benshi cyane, twe dukeneye amaradiyo ari privé muri icyo gihe cyane. Ushaka ibintu nyine biri mu muziki, birimo amajwi handi, you know. Iki gihe abantu bakubwiye ngo iki ijwi rye rikimara gusohoka hanze, okay, abantu barishimye. Ndibuka abajyaga bamuga bavuga ngo ufite akajwi keza, ufite akajwi keza, ngira ngo niko banatekerezaga ati wenda ni nakosa ibintu bita bigenda neza. Babyakiriye neza, abantu batangiye kwibaza ngo arasa gute sura mu ruvuga kuriya. Yego, arasa gute, kuko n'ubundi bana bikubazaga cyangwa kamuga ati urumva ngiye meze gute, akagushushanya kavuga mana yanjye umuntu ko bagiye gushushanya gute rero. Mbona ngiye bakunda kumbwira ngo barumva ari umumama. Yego, ubyibushye atuje kandi icyo gihe nari nanutse pe. Yego, nari nanutse cyane nkina n'umwana muto urebye. Yego, ntabwo ari umwana cyane kuko nafite indangamuntu muri icyo gihe, ariko nari mutoya. Yego, ngumva muri cyane secondaire ugiye kwinjira muri kaminuza wari ukiri muto cyane. Nari nkiri muto. Yego, bakabufite n'umumama utuje iki w'icyuki mwiza w'inzobe, akunda kumbwira ngo inzobe, buri wese abivuga uko ashaka. Icyo gihe se mbwira ntabwo watangiye kubona ko ibintu bitangiye guhinduka nyuma yo kwinjira mu itangazamakuru? Ntabwo byahise bihinduka mu buryo ubona nawe budasanzwe? Twebwe urumva twatangiye barimo kudutraininga, nta kintu kigeze gihinduka. Wenda ngumve nk'uko wenda ubungubu bavuga ngo umuntu ngo uyu ni umusitari, ngo ndacanga abantu banyemere, reka ubwo harimo umuntu wakubaza ngo undi watinyutse kujya kuri radio gute. Yego, kuko ntabwo byayimenyerewe cyane yuko umuntu aza akaba yaseka. Sinzi twaya twumva radio nyine, radio Rwanda twumva abanyamakuru bamwe na bamwe bavuga, ariko ntabazaga wenda ngo bapfe guseka. Umuntu akubwiye ngo ndagukunda nawe ndagukunda kuko urimo kunkurikira atari urundi rukundo rundi. None tubivuga nyine umuntu akabaza umuntu bimeze bite. Still uza kuva kuri Flash rero uza no kwekeza ahandi, wese ujya hehe? Flash wamaze igihe kingana iki? Flash ndumva nahamaze imyaka 2. Imyaka 2? Uza kwekeza he none? Mbona nahamaze imyaka 2 nerekeza kuri City, nabwo nibwo yari ikiza radio, City Radio. Yego, wajya utangiza none amaradiyo? Ariko City Radio yo yari imaze iminsi itangiye, ariko nayo itaragira cyane, itarafatisha. Busi umuntu yabiha nk'amezi nkangahe, yari kiri mu mezi, ntabwo ndumva umwaka utari wakagera itangiye. Uzi ko nayo mahirwe kujya kuri City Radio cyangwa wagize ibyago byo kuva kuri Flash? Oya, kuko urumva ikintu iyo kikiri gishyashya cyo gifite opportunity nyinshi cyane, sibyo? No mu kazi niko bigenda. Mu kazi usanga abantu bari kubwo amahirwe menshi. Yego, kandi kujya ngo ujye kuri City Radio byari bisanzwe, barakurokirita bisanzwe. Ijwi bati umukobwa tugomba kumutwara byanze bikunze. Bumva amasaha, bafite amasaha nabo bakeneye, bumva na fitingamo, turagenda turavugana, ariko buryo byiza usezera neza ahantu haruri. Yego, ndumva nabwiye umukoresha ndamubwira rero izo opportunity mo kuzimpa, kandi tumaranye igihe twabanye neza, kuko kuri Flash twabanye neza nta kibazo cyari kirimo. Yego, barandeka ndagenda. Yego, winjiye muri City Radio? Ninjiye muri City Radio. Ugiye muri radio nshyashya, ugiye mu kazi gashyashya, baguhamagaye batese? Bakoresheje telefone bashaka nimero. Bampamagara teke turi mu buyobozi bwa City Radio, babushakaga izi size nizi, uraboneka? Ndaboneka. Ndagenda ndicana numva ibyo bambwira, icyo gihe numva ni sawa. Ego, ikindi amasaha yo bayemo kunyorohereza nyuma ya saa sita, nkabasha no kubona umwanya wo kwiga imbere ya saa sita. Donc gusubiramo ibyo nabaganize byose.
wa mwana washakaga akazi k'uplanto wagize gutya noneho abonye akandi kazi avuye kuri flash radio mutangije ugiye kuri studio noneho radio noneho byanze kuza naguhembaga amafaranga yo hejuru kuko bari bamaze kukumva umaze kumenyekana ibyo ni wabihuzaga gute numvaga atari igitangaza okay ntago numvaga ari igitangaza kuko buryo umuntu arimo kugutoza akuremamo icyizere yego ndumva ukuntu nari natangiye kuri flash icyo gihe nitinya nkurikije na trainings bagiye baduha bavuga twagize abantu benshi baza kumara surtout bakumenyereza kuvuga kuri radio ndibuka umutekinisiye bari bafite n'ubwo ndumva abahanzi we yanjyanye kuri radio akambwira ati ndi live ariko akambwira ati ongera umanure ongera uzamure genda kwijwi rimwe tambika manuka ejo bikongera kugeza aho nanjye numva ibintu wamugana banza mbishoboye ikindi mbonye batananyurukanye bwa mbere ndavuga buriya akazi bashobora kuba baragashimye nuko nshoboye umva uzaba umuplanto koko bo ntabwo navuga ko planto n'urugero natanze ariko numvaga ari akazi koroheje kuko numvaga niba ndi mu ishuri nkabona undi muntu uri buze kumpa amafaranga nanagiye nko guhanagura ikirahure cye cyangwa se namuserivye icyayi byari inyongera sinirirwe n'akamaro rw'amafaranga yo gukoresha icyo gihe umusatsi wari utangiye nyine urumva nari ndangije segonderi numvaga nta n'ikibazo kinaribo sinari bitinze ahubwo icyantangaje nuko nari ngiye kuri radio baguha akazi ko hejuru ubu igitangaza ubu igitangaza mbwira uyu munsi uyihuye n'abantu urumva ko ziri ku maradiyo atandukanye uza kuri Radio 1 uyihuye n'abantu bakumva ijwi ryawe nta muntu wigeze kugutungura bitewe n'uko yumvise ijwi ndarizi cyane reka nkubwire abantu bambere bantunguraga nanubu ariko biraba abamotari iyo nateze moto wenda ubu si cyane nk'uko mbere byabaga bimeze tujye mbere hari igihe nabaga ndoburije nitegeye nk'umumotari wenda ngiye nk'ukundi tugahunda umumotari tugacirikanya twumvikana mbese amafaranga yego nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuro ukaduhamagara kuri nimero 0783378096 kubundi ngo usiye gukora kwa kanaka ndekada nako umuntu akunda kumbwira yuko tuvuga kimwe kuko numvaga ni imita muvuga ngo ni ngewe ashaka kumbaza nanjye ibintu afite igisubizo nkamuga okay ntago abamotari surtout byakunze kuba cyane kuko akundi agutwara kumva ijwi ako simpuze kuri radio buryo jwi ko numva nyandikurikirana oya bakubwira se ko bagukundira iki iyo uhuye n'umuntu kumva arakuza hari ibintu bitatu bambwira ikintu cya mbere bakunda kumbwira buriya twatangiye internet itaraba cyane nk'ubu ngubu umuntu ayifite muri telefone nuko ngo byansaba gukora research cyane najyaga muri cyber yabaga mu mujyi ndibuka n'umwaka ushira icyo gihe batangiye nabo iyo cyber cyangwa ntangiye kuhajya cyane bampaye igihembo kuko nari umwe mu bantu b'abakiriya bahoraho kandi bakamara kanya urumva nabishyuraga n'iki nuko bampaye igihembo rwose mu bakiriya bibanze noneho twakoraga research cyane ndumva ariko n'abandi ariko babigenzaga noneho plus uho umuntu ikintu we atigeze abasha kubona plus avuga ati urimo kunyungura ubwenge bajyaga bambwira ko ikiganiro cyanjye kibaha update utuntu dushyashya burya ntago ari nk'uko ufata telefone ukavuga uti ese iki kibaye byagenda bite cyangwa se byabereye he uko tubibona nuko ngo abenshi bategerezaga ariko tubabwira icyo kintu bakunze kukimbwira cyane batubiganiro byawe kabisa biratwapdating ijwi ryawe noneho ijwi nabyo nangiye kurivuga ikindi cya kabiri bakundaga kumbwira kako nakoraga ikiganiro cya nyuma ya saa sita ni ikiganiro urumva abantu benshi baba benda bananiwe cyangwa se basubira mu kazi bavuye muri pause badashaka ibintu bidunda n'ibiki nakundaga gukoresha umuziki woroheje katuma icya kabiri cyabaye umuziki noneho style y'umuziki nacurangaga nyuma ya saa sita noneho icya gatatu wenda navuga ni ijwi akwijwi buriya simbizi ko bose barikunda baryumvise ntawe utarikunda ntabwo urimo nanjye ndimo sinakubwiye mustari okay yego icya gatatu wenda ni ijwi akangata akajwi kawe nta nubwo nzi siniyumva wenda ngo numva uko riteye kuki utajya wiyumva
oya kwiyumva nshobora kwiyumva wenda nka publicité nagize ariko ntabwo numva ikintu abandi bo bumva muri iryo jwi mba numva ijwi rituje, ijwi rifite ukuntu ririmo ikintu kimeze nk'ubumuntu, sinzi ukuntu byumva ese kandi mbwira kuki utigeze ugaragara mu mashusho? Njye nibwo bwa mbere nkubonye, nahoraga mfite amatsiko yo kureba uwo mukobwa waciye ibintu udatuje, you know. Kuki utigeze wigaragaza? Okay, sinavuga ko ni igihe kitari cyakagera, simbizi, sinzi na social media wapi? Social media si cyane usibye ubu ngubu umuntu agenda ayikoresha, ariko wenda nkunda ubuzima bucecetse. Yego, bucecetse cyane, numva ibyo binyorohera mbese kubasha gukora ibyanjye. Ariko ubu ngubu aho isi igeze tugomba kugaragara twese. Aho igeze waje tugomba kugaragara, tugomba kuzamukira rimwe twese. Yego, ndema abantu bakugutse iri jwi n'isura turi kubona no turi kubihuza tu. Okay. Babikubwira ngo iki? Tubwiye bambonye bakavuga bati bagahita bahuza isura n'ijwi. Ukuntu nawe nkwa kuri radio gusa ntajya kuri televiziyo bajyaga mwumvaga ari ikigabo cy'igisaza kivuga, you know, cyangwa undi akakubwira mvaga ari agatipe kananutse cyane. Wowe bakubwiraga ngo iki? Ntabwo abantu bakunda gukora critique uhari, wenda ashaka ko barasigaraga babivuga. Keretse rimwe ngeze gutangira kuri seti, nibwo ngeze guhura n'abana babiri b'abakobwa, cyangwa n'abakobwa bakuze, sinibuka neza ko bari babiri b'abakobwa. None numva umwe abwiye mugenzi we ndimo ndatambika hariya mu mujyi, amwe ati tuduri Clarisse ukora kuri City Radio. Urumva icyo gihe ntago Clarisse yari akiri umwe, ntago ari ubu ngubu barahari benshi. Yese nyina amenye wari barakeba. Kakano za editinga ntacyo. Okay, aravuga ati rero ati dore Clarisse ukora kuri City Radio. Barahaga ko kubyumva yuko abantu bahagaze bafashe umwanya, none ndavuga nti reka ngende gahoro numve comment bagiye gushyiraho. Numva wa wundi nyine berekaga uko mbona ntacyo kabaye ari nkiri gatoya. Okay, none navuze ngo ntacyo kabaye, ndabona ko nta kintu mbaye, reka nkomereze. Aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 0787408958. The early bird catches worm. Ngiye gutekereza se nibavuga ko bidahura. Ndumva mfite amatsiko yo kumva icyo bagiye kuvuga. Wenda nyuma umuntu akuriye ntabiba birenze cyane, umuntu yakubona akavuga ati ni mu kazi bisanzwe nkako ndimo nanjye nsanze nda nko muri office. Mu buzima busanzwe mba numva witonda. Nditonda. Ubundi umeze utakurikije ibyanyu nawe naguka yo titonda. Nditonda. Gistafa singuriya. Oya usanzwe nditonda. Nawe ndatuje. Uratuje. Ariko umenye kuganira. Yes, burya iyo wakoze kuri radio biranafasha. Kimwe mu bintu byanamfashije uwo mpuye nawe wari we wese. Kwa kundi ndavuga ati uyu muntu aratinyitse, uyu muntu ari compliqué, umuntu iki. Yego. Kubera kumenyera gufata abantu kuko umuntu iyo guhamagara, umuntu aguhamagara. Yego. Atandukanye n'undi. Ubu urobirije iyo bakiriye yo kwisanisha na buri wese uguhamagaye. Ibyo no mu buzima busanzwe biragufasha. No kuvuga ngo ndi umuntu byorohera gusabana n'abantu. Wambwiye ngo namukundi ijwi ryanjye. Iyo cano niwe Mugeni Clarisse n'amazina yanjye asanzwe. Bayisura utugiye gutangira no gukorana cyane. Kwa uploadinga byinshi ntekereza ko byabashimisha. Uyu munsi uzajya uduhiki kuri YouTube channel yawe ko umuntu wagukunze kuri radio, kuri Radio 1, umuntu wagukunze kuri City Radio, wagukunze kuri Flash FM, agakunda ryajwi ryawe. Abenshi bari baranabuze muri no minsi. Ujye kuduhiki kuri niyo Mugeni Clarisse YouTube channel cyashya yawe. Ikintu ngiye kubaha n'ubundi ni ibintu by'ubwenge. Yego. Harimo ibyegeranyo. Yego. Harimo amadocumente no kuba updating. Hari igihe abantu badafite n'umwanya wo kubona kujya kuri za social media wo gusoma. Ndumva ni byinshi. Ujye udusomera. Twatunajya kudusomera twiza cyane ibyegeranyo. By'ibyegeranyo. Dushingiye ku buzima ajya guduha. Uyu munsi ngiye tuduhe. Cyane. Ikindi kandi rero ndumva bazahungukira byinshi. Yego. Urumva nawe igihe umuntu aba amaze
iyo bigeze izi saha none utekereza ibintu umuntu aba afite abikiye abantu bari byinshi. Yego. Ari byinshi cyane. Nk'uyu munsi navuga ngo ugiyeho wasangaho iki? Uyu munsi wasanga ibyegeranye kandi ndacyanakomeje biri mu byiciro bigiye bitandukanye. Hari icyiciro cy'ubuzima, harimo entertainment, harimo ni byinshi. Yego. Wari waratinze? Naratinze buriya. Hari abantu wumva mu ijwi nka Clarisse, abantu nka Barada uramuzi yakoze kuri Radio Salus ukuntu none umushuti wacu turamusoje cyane. Uyu munsi kongera kubumva nabwo ni ikintu gikomeye kandi cyiza cyane. Nkeka ko umuntu wagukunze, umuntu ugukunda uyu munsi bite n'ibiganiro byawe bite n'ubwenge bwawe wamuhaga, nkeka ko agiye kongera gusubizwa kuri iyo channel yacu yitwa Clarisse niwe mugeni. Yego, niwe mugeni Clarisse. Bakwiye na subscribe muri kano kanya ukumva wakunze Clarisse. Ubundi kandi najyampa na feedback. Yego. Ni byiza cyane birafasha. Ubona yuko uri kumwe kuko nanjye kuri radio namenyere feedback. Ugahamaga umuntu akaguhamagara ati ibi ni ibiki nkoreye, uti nkosore gute, ati ndakosora gutya gutyo toka ngiye kubikora kubyigaho. Urumva feedback iratworohera cyane. Nese mbwira ko radio ivuyeho neza. Radio buriya navuga ko ibintu bijyanye na radio ntabwo wayivaho burundu. Yego. Kuko wenda mungu ntabwo navuga ko ari ikiganiro nkora cya buri munsi akongera ama publicity nkunda gutambutsa. Ego. Adose ku buryo ikiganiro cya buri munsi cyo oya ikiganiro ntabwo byarangiye. Radio urayikumbura ntabwo byarangira. I know. Nukuba wenda muri no minsi bisa nkaho biparitseho gatoya ariko ku buryo bwa buri munsi. Yego. Ariko ubundi nzongera mbisubira biracyari open. Biracyari open.